Ikaze kuri Byikorere TV, ndabashimira ko mwakoze subscribe. Nawe niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana muri video zacu za buri munsi. Uyu munsi ngiye kwereka ibintu bigeze muri kimwe, kamvuge kimwe ne kugira byinshi. Wakora kuri channel yawe yabaye monetize ikabasha kwinjiza amafaranga vuba vuba. Ni ikibazo cyane abantu benshi bamaze kuba monetize bakunda kwibaza se ni iki nakora nkazamura channel yanjye, ni iki nakora amafaranga akinjira vuba vuba. Rero umunsi ngiye kwereka akantu gatoya nakoresheje kakangirira umusaruro kuko kuri nabyikorere namaze kuba monetize. Ni uburyo bwiza nakoze. Yego harimo byinshi wakora, nzanagutegurira video ndi kwitegura nimara kuyirangiza nzayishyiraho ibintu wakora byinshi bikabasha gutuma channel yawe yinjiza amafaranga vuba vuba mu gihe gitoya. Hanyuma uburyo ngiye kuberekana akantu gatoya gashobora gutuma uraninga ads. Murabizi muri Afrika cyangwa se mu Rwanda by'umwihariko ntago ads zikiza ku mavideo, ntago tuyabona. Cyakoze tugize Imana abantu bari hanze y'igihugu cyacu, abantu bari mu bihugu byemerewe gukoresha azira ads bakabasha kubibona, bakabasha kuturebera video, niho twadufaranga duke tubona tugenda duturuka tuza. Natwe ubwacu turi kuzireba nyine rimwe na rimwe hari uburyo twinjizamo, ariko uburyo buri direct kuba wabona amafaranga ya ads ntago mu Rwanda by'umwihariko biri gukunda. Hanyuma uyu munsi ngiye kwereka akantu gatoya ukuntu ushobora gushyira ads kuri video zawe. Ikintu bigusaba no kuba ufite na application ya Phonex. Abantu bayikoresha cyangwa se abantu batayifite bayidownloadinga muri Play Store ibirimo. Uza hano kuri file yifunguye ukaza hano handitse free VPN. Iyi free VPN yifunguye hataza akantu kameze gutya. Ikintu bigusaba ni ugufungura data zawe, ugomba kuba uzifiteho nkeya, si ngombwa nyinshi cyane kuko ino VPN ifite ukuntu ushobora kubikora ikakwemerera gukoresha free internet. Warangiza ukahita ufungura ino VPN ikwemerera gukoresha blocked site zabaye block. Urabona ko yabaye connected, kano kantu kari hano hejuru hano murakabona kameze nk'agafunguzo. Hanyuma iyo uje kuri YouTube banabanje kubereka mbere yuko nkabaza kubereka ko ariko murabizi ads ntago zikunda muri Afrika cyangwa se mu Rwanda, ntago ziraninga ku ma video yacu, ariko ngiye kwereka ukuntu ushobora kuba washyiraho izo ads zikabasha kuraninga kuri video zawe mu buryo bworoshye cyane. Hanyuma ukahita ufungura YouTube. Iyo ufunguye YouTube uza hano ukandikamo, urabona ko already zatangiye kuza, ariko ndashaka gufunga nkafungura. Nuza Byikorere TV cyane igomba kuba yarabaye monetize. Namara gufungura Byikorere TV urabona ko ubusanzwe ads ntago zizaho, ariko iyo mfunguye reka mfungure nka video imwe turebe ko ads zaje. Kadufungure nk'ingi yo gukora monetization turebe ads niba ziri buraninge, kuko video zanjye zose zigomba kuraninga ads ko mba narabyemereye kugira ngo muri kubibona. Iyi ngiyi ni ads, naga ari video nakoze gutya, ni ads iri kugenda iraninga. Ikintu ukora ahangaha wowe urarindira akavuga agakora ibyo akora byose, yarangiza kuvuga ntabwo skiping ishaka kureba amafaranga, urayireka ikavuga. Niyo yaba umunota umwe, niyo yaba iminota 5, ubugize Imana niyo hariho ads z'igihe kirekire, urazireka zikabanza zikiplayinga ubwazo zikaza kuorienta kwinjira kuri video utakanze kuri skip cyangwa se kuri next cyangwa se kuri close, urabireka bikiplayinga. Shopify is really important because there's myself, my company, my team. Iyo irangiye agiye bashiraho n'iya kabiri cyangwa n'iya gatatu bitewe. Ariko urabona ko urayireka nugira ahantu ukanda ukayireka paka irangiye ize kuri 0.
iyo nta yindi ads bazanye ubwo nyine nta kibazo biba bitwaye. Ubu buryo uba ukomeje kubukoresha ukomeza gupuringa amavideo gutya ukayareka yawe yose ukagenda uyapureyinga azaba ama ads, iyo ufite n'imashini wenda ugakonekita kuko ino network iyo uyikonekise ku mashini n'ubundi iza ifite kwemerera kuraninga ama ads kuri video zawe. Rero ubu buryo ni bwiza buragufasha kugira ngo channel yawe ibashe kwinjiza amafaranga menshi mu gihe gitoya kandi mu buryo butagoye, mu buryo budakomeye, ni akantu gato k'akajeste ukora amafaranga akinjira. Thank you. Kora subscribe, like na comment ku cyo wifuza twaza gukorera mu zindi video zacu.